kandi izuba ryambuwe ububasha bwo gucanira inyanja ngo itange amazi. Ikiganza cy'Uwiteka. Ibindi izuba ryananiwe, Imana ije kubyikorera. Ibindi abantu bananiwe, Imana ije kubyikorera. Iby'amashuri wawe wize yananiwe, Imana ije kwigira ngo ikiganza cy'Uwiteka kiramanuka kiza gukamura inyanja giterura agacu. Murahari ndashaka ikiganza kimanuke kijye kureba aho ibyawe byazikiye, kijye kureba aho ibyawe byazikiye, kireba aho byahagamye, kikuzamurireyo. Ari ngakera mpanuye nk'abana we, ngavuga ngo kizamuye akazi, ngavuga ngo kizamuye agaciro kawe, ngavuga ngo kizamuye icubahiro cyawe. Iki kiganza kigiye kukuzanira ibyo waje gushaka. Iki kiganza na the glorious ngo hazamutse agacu gato. Nukubyara nta mugabo, umuntu mwicaranye mumubwire ngo nta gice imvura yagwa. Niba umugore yarabyaye nta mugabo bahuye, ntabwo ari igitangaza k'Imana yakuremera ishimwe. Nta mashuri, nta mwene wanyu, ntawe muziranye. Dena sore boria ina taiba. Shimwa Yesu. Hallelujah. Musumwe muri Isirayeli habaye ikibazo. Ikosa rikorwa n'umuntu utemerewe gukosa. Hari igihe umuntu akosa ariko ugasanga ntiyemerewe gukosa. Ni ikosa ryakozwe n'umwami w'Abisiraheli witwaga Ahabu. Isiraheli yari ifite amasezerano n'Imana yo kudaharika Imana yabo, ariko Ahabu abirengaho ari umwami, azana umugore w'umunyamahanga witwa Yezebeli. Hanyuma igitangaza rero, hari inyigisho ngunda ndayikunda, ningira umugisha nzabagirireho umugisha, muzantumira ari ngo kuwa gatanu nyigishe. Nabwo ndabisabye hakiri kare. Nimva hanze nzagirirwa ubuntu muzamba ako kanya. Ni inyigisho ivuga ngo agaciro k'umugenzi n'itike. Agaciro k'umugenzi, agaciro k'umunyagihugu n'irangamuntu. Nagiye kwigisha mu gihugu kimwe, umuntu wansemuriraga nsanga ndusha Ikinyarwanda. Ndamubaza ko numva ubu Ikinyarwanda neza, wakigiye? Arambwira ngo kuva yabaho ntarakandagira mu gihugu cy'u Rwanda. Nza kumenya ko umuntu utari umunyarwanda biroroshye ko yavuga Ikinyarwanda kandi atahazi n'u Rwanda rutamuzi. Namenye ko no muri riteranire abantu bavuga Icyongereza, Amerika itabazi, Abongereza batabazi, batazigera banabamenya, batazanajyayo. Ibyo bisobanuye yuko umuntu yavuga ngo ringo tu akavuga indimi ijuru ritamuzi, atazajyayo, ariko avuga indimi zo mu ijuru. Ahubwo namenye ko agaciro k'umunyagihugu n'irangamuntu, niyo waba utavuga, ufite ubumuga bwo kutavuga ariko ufite irangamuntu, ubu uri umugenerwa bikorwa murari. Ntabwo ari ngombwa ngo twese tubwirize ngo ijuru rigaragare ko rikuzi, upfa kuba ufite agakiza niyo rangamuntu y'ijuru. Murakoze. Hanyuma rero kuri iyo tike nicyo narishatse kuvuga. Mu mategeko aba ku itike hariho ijambo rivuga ngo ugize ikibazo hamagara kuri iyi nimero. Abafite amatike bajya bayagenda, mwese murabizi. Abantu bakoze iriya company itwara abagenzi n'abahanga, bafashe inimero ihamagara kuri company bayishira ku itike. Kubera iki bayishize ku itike?
nuko bazi neza ko hari igihe umuntu yo atwara imodoka agakora impanuka agapfa ariko abatwaye bakaba barokotse. Bivuga ngo ushobora kuyobora ugapfa ariko abuyoboye bakiri bazima. Hanyuma rero urupfu rw'umuyobozi ntabwo rubuza barokotse kugira gute. Ase muranyumvishe ra aka kantu karumvikanye rata. Urupfu rw'umuyobozi w'imodoka ndi rusobanura ko abatwaye bose bapfuye. Hanyuma rero niyo mpamvu inimero ihamagara kuri company iba kwitiki. Ngo hayitike ugasoma nomero zihari narangiza ngayikwambura byagora kongera gusubiramo iyo nimero kubera ko iyo nimero ntabwo ifatwa mu mutwe ahubwo iyo nimero iba kwitiki. Dore impamvu abantu bahamagara Imana ntiyitabe nuko bahamagara ijuru nta nimero bafite. Ko kinomero ihamagara iri kwitiki. Hanyuma navuga giki niba tugiye Nyagatare duturukiye Kigali imodoka igapfura Rwamagana hanyuma shoferi agapfa ariko akavamo abarokotse ntabwo badusoma umuntu utagira umwana nishaka ifate Mikayire imuhindura umwana mu nda yawe nishaka ifate Kizima avuga ngo nta ntanga umwana yavuka. Yeah, hallelujah. Nta gicu uziko shoje tugiye gusenga. Eliya tuma umugaragu ati genda urebe abamaze kwemera. Icyo nashakaga nuko bemera ko Imana ishoboye. Ngo arareba bibiravuga ngo abona agacu. Mwumve ikindi Imana yari ikoze. Twabonye ko inyanja niyitanga imvura bitewe n'izuba. None izuba ryambuwe ububasha bwo kucanira inyanja ngo itanga amazi. Ikiganza cy'Uwiteka. Ibindi zuba ryananiwe Imana ije kubyikorera. Ibindi abantu bananiwe Imana ije kubyikorera. Ibyo amashuri wawe wize yananiwe Imana ije kwigira ngo ikiganza cy'Uwiteka kiramanuka kiza gukamura inyanja giterura agacu. Murahari ndashaka ikiganza kimanuke kijye kureba aho ibyawe byazikiye. Kijye kureba aho ibyawe byazikiye kireba aho byahagamye kikuzamurireyo. Ari ngakera mpanuye nk'abana we ngavuga ngo kizamuye akazi ngavuga ngo kizamuye agaciro kawe ngavuga ngo kizamuye icubahiro cyawe. Iki kiganza kigiye kukuzana ibyo waje gushaka. Iki kiganza na the glorious ngo hazamutse agacu gato ngareka kitegereje ngabona kangana n'ikiganza. Aramubwira ati nicyo mbonye inyanja ikindi bashije gutanga ni ikiganza kizamuye agacu. Aravuga ngo nyiri icyo kiganza ndamuzi. Nyiri icyo kiganza ndabwo ajya aterura bikeya. Iyo yateruye aba yaguteruriye. Iyo yakuzaniye aba yakuzaniye. Abwira umugaragu ati genda ubwira ha ubwo akagacu kabonetse ubwo agacu kagize gute nave mu nzira hakiri kare. Aratinda imvura igiye kugwa iramurangiza kubera iki kiganza ndigiterura bike. Zaburi yaravuze ngo mu kiganza cyayo ngo iyo yateruye ikakirambura ngapfumbatuye ngagize gute ntabwo wapfumbatura umuntu utari upfumbase. Narivuze ngo amaze iminsi apfumbase. Yarapfumbase biragucanga arapfumbatura ashiyakisha biranga ariko arapfumbatuye. Yapfumbatuye ngo buri muntu wese akuramo abantu bose bo kwisi. Humura ndawe uzagucura.
tugiye gusenga. Ahabu we iruka, imvura itakunyagira, ngo Ahabu ariruka yicaye ku mafarashi ye n'igare rye, Eliya mwirukanga inyuma n'amaguru. Umva igitangaza rero, ngo imbaraga z'Uwiteka ziza kuri Eliya, ziramubwira ati ari n'igare ari n'amafarashi, ariko wowe nta gare nta mafarashi, dupfa kuba turi kumwe, tugiye kumwereka uko bagenda. Ndafashijwe kandi umuntu mwicaranye mubwire ngo guhaguruka barahagurutse, mubwire ngo kandi bafite n'ibyabahagurukije, ariko nawe Uwiteka araguhagurukije. Uwiteka araguhagurukije ngo barirukase Eliya aca kuri Ahabu. Hari abandi Imana igiye guhagucaho nubwo bari n'amafarashi ugiye kubatambukaho. Ngewe ndakubaza, uragura amavuta cyangwa ntayigura? Undi ati wintesha umwanya. Hanyuma hari ikintu gikangura abacuruzi, iyo umubwiye ngo imari nyijyanira abandi, ubwongo buraguka. Ahita avuga ati uyu mugore ashobora kuba atagira amavuta, ariko ashobora kuba azi umuntu uyafite. Uko bigaragara we nta mavuta afite, ariko uko byagenda kose azi umuntu uyafite. Tujyane ujye kunyereka uwo nyagura na wundi ati tugende. Yesu ashimwe cyane. Umukecuru ajya imbere, umukecuru asunitse urugi rwaga kugenda, kubera mu nzu huzuye ingunguru, amajerekani, ibiki byuzuye. Arangije abwira umukire ati ngwino hano, sunika urebe. Arasunika. Murahari rata? Arahengereza, ahengereje ingunguru z'amavuta, amajerekani y'amavuta, amasafuriya y'amavuta, amasahani yuzuye amavuta. Ubundi kirazira nubona amavuta no mugwe tuzasukemo, kuko amavuta ntabwo ahoraho. Hose huzuye amavuta. Uwaje yasuzugura atangira ati ndafashijwe. Uzi ko hari igihe Imana ikora igitangaza, umuntu ugeze iwawe yareba ibindi Imana yakoze agahita avuga ati kuko iyi Imana ije gutabara ikuramo inyuguti bavuze, igakuramo ibihekane, igakuramo inkombajwi, igasiga inyuguti yitwa noneho za zikaba nyinshi, ku buryo umuntu uzahura nawe yabona imirimo y'Imana ati ndashaka Imana ikwinjiza mu gihe cyo gusarura. Wabibye baseka, ubiba bagukwena, ariko igihe cyo gusarura inyuguti igiye kuba aramubwira ngo niyo nagurisha ibyo ntunze byose, aya mavuta yawe sinashobora kuyarangura, ariko unyemerere dufite undi muntu turanguraho twese, byibuze niwe wagerageza nawe ugasanga atararangura, ndamukujyanira akurangurire nanjye usigireho dukeya. Umukecuru ati nda kibazo cy'ingenzi n'umukiriya ashaka. Umukecuru kuko yamenyereye kujya imbere, abagiye imbere ngo umukira mukurikire. Umukira ati gabanya urugendo tugende turinganiye. Haleluya! Iyo wageze mu gihe cyo gusarura, abantu bagusunitse barakwegera, abagutaye baragaruka, abakuretse baragushaka. Hari umuntu unyumvishe ngo atere haleluya! Reka ngubwire, ubibarira azasarura yishimye. Yesu ahabwa icyubahiro. Bageze ku mukire, ngo bagere ku mukire, umukire arakomanze kwa mugenzi we, arebye abona n'umukire, arebye inyuma abona n'agakecuru gafite amavuta kataragurisha. Undi ati
agiye kuvuga ijambo undi ati vugaga katakwima imari, vugaga katakwima imari. Uyu ni umukira mugenzi wacu, vugaga katakwima imari. Bati afite amavuta, uwatangiye bamuhaye ngo ashiremo metero, noneho abamuhaye metero bahindutse abakomisiyoneri. Mwe ntabwo muri kunyumva, rega nababonye ntabwo murimo kunyumva.